mwongeye kwirirwa abakunzi Imana, turashima Imana ikomeje kubana natwe. Uyu ni umunsi wa gatandatu w'amasengesho. Imana iraturinze kandi Imana iduhaye imbaraga kandi Imana iratubohora. Haleluya, Yesu ashimwe. Uyu mugoroba turaganira ku nzozi z'ubusambanyi. Turaganira ku myuka maridonuwe, ku nzozi abantu barota nijoro basinziriye hanyuma zikagira ingaruka hejuru y'ubuzima bwabo. Nicyo tugiye kuganiraho kuri uyu mugoroba, ndetse tunasenga kugira ngo Imana itubohore cyangwa se idukureho uwo mwuka. Abantu benshi bakunda guhura n'ibyo bitero, ariko sometimes ntibashobore gusobanukirwa no kumenya imbaraga bahanganye nazo, ntibashobore kumenya icyo barwana nacyo, cyangwa se bakabifata nk'ibintu bisanzwe. Rimwe na rimwe bakajya gushakira n'ubusobanuro ku ma Google cyangwa se mu bitabo runaka bitanga ubusobanuro bw'inzozi bw'ibyo abantu barota. Rimwe na rimwe ugasanga ibintu birimo bisobanurwa ni ibintu birimo amarangamutima cyane. Ugasanga ni ibintu birimo amarangamutima cyane, ugasanga nta mwuka, nta bwenge bw'ubumana burimo, nta mwuka wo kumenya no gusobanukirwa urimo. Abantu bakabifata nk'aho wenda bamenye ukuri kandi nta kuri bamenye, bitewe n'uko aho bashakiye ubusobanuro, aho babarije ntabwo nta bumenyi bafite. Ugasanga umuntu gusa yaranditse ashyiraho, atanga ubusobanuro ati urumva iyo umuntu yarose aryamanye n'umuntu runaka. Kuko nahoze ndeba kare nshaka icyo abantu batandukanye bagiye babivugaho, usanga abantu bashakira ubusobanuro ku ma YouTube, ku ma Google, barayoba cyane, barayobywa cyane. Nimba ufite ubusobanuro bw'inzozi wakuye kuri Google cyangwa se kuri Facebook, I'm sorry for that, barakubeshye cyangwa se ibyo wafashe ntabwo ari ukuri, ni ibinyoma. Kuko uriya we ugusobanurira we avuga bijyanye n'uko hari abitekereje cyangwa se abyumvise, ariko mu kuri atari bwo busobanuro bwa nyabwo. Rero uyu mugoroba turaza gusobanura ku birebana n'inzozi z'ubusambanyi abantu barota, ndetse n'ingaruka bigira mu isi y'umwuka, cyangwa se intambara abantu bahura nazo zivuye kuri ziriya nzozi. Mbere y'uko tugeraho ngo reka tubanze turebe mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 16. Abakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 16. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo, sinzi abadukurikiye muze kutwandikira muri comment mutubwire, sinzi nimba ijwi ririmo ribageraho neza mushobora kubyumva neza, ariko ndatekereza ko mushobora kuba murimo mutwumva neza. Niba ijwi ritabageraho neza bitemo kumvikana neza, mutwandikiye muri comment kugira ngo bari mu buhanga bw'ibyuma badufashe kugira ngo ijwi rizamuke hejuru. It's okay. Ni ijwi twari dusanzwe, n'uyu murongo twari dusanzwe dukoreraho, ariko ndumva ijwi ryagiye hasi, sinzi impamvu. Yesu ashimwe. Umurongo wa 16 w'iki gice cya 6 cy'Abakorinto mbere haravuga ngo, ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi
bazaba umubiri umwe, ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Yesu ashimwe. Iri jambo riravuze ngo uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe na maraya. Bivuze ngo mu buryo bw'umubiri, iyo uryamanye n'umuntu runaka, muba muryamanye mu buryo bw'umubiri, igikorwa mugiye gukora kikamara iminota runaka cyangwa se amasaha runaka cyangwa amasegonda runaka, ariko ibyo iyo birangiye hariho igice cy'umwuka cy'uyu muntu gisigara ku buzima bw'uyu nguyu, n'uyu nawe hari igice cy'uriya gisigara mu buzima bwiwe. Hari ibintu bitangira kukubaho, hari ibintu bitangira kwinfluensa ubuzima bwawe bivuye ku muntu mwaryamanye. Niyo mpamvu ni akaga gakomeye kugenda uryamana n'umuntu ubonye uwo ari we wese, igihe adakijijwe, igihe atabohotse, igihe afite izindi mbaraga n'indi myuka biri hejuru y'ubuzima bwiwe, byafekita ubuzima bwawe, byica ubuzima bwawe. Hari abantu benshi bariho imyuka yo gukenyuka, waryamana nawe, wasambana nawe, ako kanya umwuka wo gukenyuka ukaba nawe utangiye kugukurikira nk'uko wakurikiraga wa wundi. Kubera iki? Kuko mu isi y'umwuka, iyo abantu babiri, umuhungu n'umukobwa baryamanye, bahinduka umuntu umwe. Niyo mpamvu mu gihe cya deliverance, mu gihe cyo kubohoka, biba ngombwa yuko twitandukanya n'abantu twaryamanye nabo. Niba hari umuntu runaka waryamanye nawe, mu gihe cya deliverance witandukanya nawe, ukora divorce mu buryo bw'umwuka, wiyambura wa muntu ukamusohora muri wowe. Kuko nubwo urugendo rwawe nawe rwarangiye uriya munsi mwaryamanye, ariko mu isi y'umwuka hari ikintu kibafatanya, hari ikintu kibazirikanya. Ntabwo ushobora kuryamana n'umuntu ngo uhaguruke ugende nawe agende birangirira aho ngaho, ntabwo bishoboka. Nukurikirana ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, Bibiliya iravuga ngo igihe abana b'abantu baryamanaga n'abamarayika, nicyo gihe isi yuzuyemo ibyaha n'ubugome butigeze bubaho. Kubera iki? Kuko nubwo umuntu yakoraga ibyaha, ariko igihe cyose umuntu atari bwasambane n'abamarayika cyangwa se n'abadayimoni, yari ataragira kamere y'icyaha. Umuntu yashoboraga gukora icyaha ashutswe, umuntu yashoboraga gukora icyaha akigushijwemo nk'uko inzoka yashutse Adamu na Eva. Ariko igihe abagabo baryamanaga n'abagore b'abadayimoni, abagore b'abadayimoni bakaryamana, abagore b'abantu bakaryamana n'abagore b'abadayimoni, havutse abana bavukanye kamere ya Satani, bavuka mu isi bo badashukwa ngo bakore icyaha, ahubwo kamere yabo ari ugukora icyaha. Ibi ngibi nashatse guhera hasi kugira ngo mbasobanurire, nze kubageza ahantu umwanzi atera ubuzima bw'abantu aciye mu nzozi z'ubusambanyi. aba badayimoni, aba bamarayika
abamarayika bamaze kuryamana n'abana b'abantu babyaye itangiriro, reka dusome mu itangiriro igice cya 6 umurongo wa mbere gukomeza. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abo bakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Umurongo wa 3, Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri, nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, ari bo za ntwari za kera zari birangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Mana ati tugire neza cyane. Mbere yuko abadayimoni cyangwa se abangaba Bibiliya yise ngo abana b'Imana, ni imvugo ya Bibiliya kera iyo abamarayika bavugwaga bitwaga abana b'Imana, abamarayika, hanyuma abantu basanzwe bakitwa abana b'abantu. Rero niki cyabaye? Satani igihe yavaga mu ijuru yavanyeyo 1/3 cy'abamarayika. Abamarayika bari mu ijuru, bari kumwe n'Imana, bakorera Imana. Imana yaremanye ububasha n'ubushobozi bwinshi butangaje. 1/3 cyabo yamanukanye nabo. Abo ngabo nibo twita abadayimoni. Babaye abadayimoni bageze mu isi, ariko bari mu ijuru bari abamarayika. Yesu ashimwe. Igihe bari bakiri mu ijuru bari abamarayika, ariko bamaze kugwa bakaza ku isi, kuko bari bamaze gutakaza ubwiza bw'Imana, icyo gihe ntabwo bari bakiri abamarayika, ahubwo bahindutse abadayimoni. Utegerezwa kumenya gutandukanya abazimu, abamarayika, abadayimoni. Abazimu ni imyuka y'abantu bapfuye, ariko abadayimoni ni abamarayika bahoze mu ijuru bari kumwe n'Imana, baguye bamanuka mu isi ari ibicibwa. Aba rero nibo barebye abana b'abantu babona ko ari beza, ngo barongoramo abo batoranije. Satani yabahaye misiyo, kuko yabonye yuko igikorwa yari yakoze cyo gushuka Adamu na Eva cyatanze umusaruro, ariko ntabwo ari umusaruro uhagije mu kwifuza n'imikorere ya Satani. Satani we mu kwifuza kwe n'imikorere yiwe yifuzaga yuko umwana w'umuntu yambara kamere yiwe, kuko kugeza iki gihe abamarayika basambanaga n'abana b'abantu
umuntu yakoraga icyaha ashutswe, ariko ntabwo umuntu yari afite kamere y'icyaha muri we. rero igihe bano bamarayika bamaraga gusambana n'abana b'abantu, umuntu ntabwo yaba yagishukwa gukora icyaha, ahubwo muri we yahise agira kamere y'icyaha. muri we umuntu agira inyota y'ibyaha, yifuza ibyaha, ararikira ibyaha. kubera iki? kuko iyo umuntu aryamanye n'undi bahinduka umubiri umwe. igihe aba bamarayika baguye baryamanaga n'abana b'abantu, bahise bambika abana b'abantu ya kamere ya Satani y'inyota y'icyaha. abantu muri bo ntibaba bagikora icyaha kuko babwirijwe, ahubwo basigara muri bo harimo imbaraga zibakururira gukora icyaha. nureba Eva igihe yaganiraga n'inzoka, ntago Eva muri we yari afite ishusho y'icyaha, ntago yari afite kamere y'icyaha muri we. yari umu innocent uri aho utagize ikintu na kimwe yitayeho. inzoka yaraje amubaza ngo wajya warabwiwe ngo ntago uzajya ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? undi ati oya, ntago ari ibyo mbyo nabwiwe. twabwiwe yuko tuzajya igiti cyose, ahubwo harimo igiti kibujijwe. Satani nabwe ntago yari azi igiti cyabujijwe icyo ari cyo. nuko Eva yibwiriye Satani igiti cyabujijwe icyo ari cyo. niki cyabaye rero? Eva yakoze icyaha n'umugabo we, bisanga bambaye ubusa, baratinya, bumva ko bavuye mu bwiza bw'Imana, barajugumira, kuko nta kamere y'icyaha yari bwabe muri bo, kwari ugushukwa. rero abakurikiyeho Satani yakomeje ashyiramo imbaraga zo kubashuka kugira ngo bakore icyaha. niki cyabaye? igihe aba bamarayika bamaraga kuryamana n'abagore b'abantu, ntabwo umuntu yabaye agishukwa gukora icyaha, ahubwo umuntu yasigaye muri we afite inyota y'icyaha. ahubwo umuntu ashobora kwishyura ikiguzi ngo akore icyaha. niho abantu batangiye kugira inyota yo gusambana. ibyo birarenga, kamere zabo zirazamuka, bagira ahantu batagihazwa n'abagore, batagihazwa n'abagabo. abakobwa batangira gusambana n'abakobwa bagenzi babo, abagabo batangira gusambana n'abagabo bagenzi babo, abagore baryamana n'abagore bagenzi babo. byari bivuye yuko bamaze guhinduka umwe na Satani, bamaze guhinduka umwe n'abadayimoni. Imana yacu iturengere. bamaze guhinduka umwe n'abadayimoni. uko guhinduka umwe n'abadayimoni nibyo byabazaniye kamere yo gukora ikibi. bakora ikibi bagishaka kandi bakifuza, bakinyotewe. batangira kuryamana n'amatungo. ibintu byarazamutse birarenga, bigera ahantu batangiye kuryamana n'amatungo. umuntu akararikira itungo, umuntu akararikira inyamaswa. byari bivuyeho abagabo baryamana n'abagabo, byari bivuyeho abagore baryamana n'abagore bagenzi babo. ahubwo bigera ahantu abagabo batangira kujya ku matungo, abagore bakajya ku matungo. abantu batangira kuryamana n'imbwa, batangira kuryamana n'inkende, batangira kuryamana n'inka, batangira kuryamana n'ihene. abantu bakora ibyaha, bakora ibisira babikunze, bumva babyifuza, bumva banyotewe. uwasambanaga n'umugore umwe agasambana n'abagore 100 kandi akumva ntanyuzwe, akumva aracyashaka abandi. uyu munsi akaryamana n'uyu, ejo akaryamana n'uyu, ejo akaryamana n'uyu, ejo akaryamana n'uyu. nuko ubuzima babwinjiyemo, bigera ahantu Imana yitegereza irareba iravuga ngo sizahora. Yesu ashimwe.
sinzahora nduhanya n'umwana w'umuntu. Imana igira ahantu yumva muri yo nibura yarimbura ikiremwamuntu, kuko umuntu yamaze kwangirika. Iki nicyo cyarimbuje umuntu, nicyo cyatumye Imana ifata decision, ifata icyemezo, iravuga ngo ngiye gusuka umwuzure mu isi. Yesu ashimwe. Imana ifata icyemezo cyo gusuka umwuzure mu isi. Byari bivuye ko abantu bamaze kuba bamwe n'abadayimoni. Iki gihe rero byagenze gute? Biravuga ngo aba badayimoni bavutse, cyangwa se aba bana b'abantu babyaranye n'abadayimoni, ngo babyaye za ntwari za kera, bya birangirire bya kera. Reka mbabwire ngo burya ba Goliyati ntago bari abantu basanzwe nk'aba ngaba musanzwe muzi. Oya, ba Goliyati bari ibibyarirane byavuye ku bantu n'abadayimoni. Niko kuri. Yesu ashimwe. Ba Goliyati bari ibibyarirane bavuye ku bantu n'abadayimoni. Bari Abafilisitiya, impamvu Imana yabwiye Abisirayeli ngo nibagera i Kanani ntibazasinyana amasezerano, bazabarimbura barangize. Impamvu ni uko bariya bari abantu bavutse ku badayimoni n'abantu. Muri bo bari bifitemo ishusho, muri bo bari bifitemo kuramya Satani, kuramya ibigirwamana, gusenga ibishushanyo, byari biri muri bo. Yesu ashimwe. Ni ibintu byari biri muri bo. Niyo mpamvu nusoma mu gitabo cya Samweli wa mbere 17, igihe Goliyati yarimo gutuka Abisirayeli, yabatukanaga n'Imana yabo. Ni abantu batukaga Imana. Kubera iki? Yesu yabavuzeho aravuga ngo muri abaso Satani. Hari abantu muri iyi si babyarwa n'abadayimoni, babyarwa na Satani. Satani ni wese, niwe birivuga ngo ni abana bo kurimbuka. Bavutse kukuza k'umuntu n'abadayimoni. Rero Bibiliya yavuze ngo ntabwo abangaba babayeho mu gihe cya mbere gusa, ngo ahubwo no mu gihe cya nyuma naho bazaza, naho bazaba bariho. Bisobanuye neza ngo no muri iyi minsi ya nyuma, no muri iyi minsi y'imperuka, haracyariho ba bantu bavuka ku badayimoni. Aba rero buzuye muri sosiyete turimo, buzuye hirya no hino. Ni abantu bafite ishusho y'umuntu. Afite amatwi nk'ayo ufite, afite amaso nk'ayo ufite, afite amaguru nk'ayo ufite, ateye nk'uko uteye. Ariko nyina ni umuntu, ise ni dayimoni. Cyangwa ise ni umuntu, nyina ni dayimoni. Kubera iki? Bavutse kuri aba bamarayika baguye. Abamarayika baguye bari bafite ubushobozi n'ububasha bwo kwihindura, bakambara ishusho y'umuntu, bakaza ari umugabo cyangwa se akaza ari umugore. Aba rero n'ubu bariho, kandi akazi kabo
n'ubu baracyagakora. abantu benshi bagenda kubyina mu mabuwate bagahurira n'abakobwa batazi, bagahurira n'abahungu batazi, bagasambanirayo nabo, abenshi bahura n'aba bantu b'abadayimoni bambaye imibiri y'abantu nk'aba baje mu itangiriro 6 bakaryamana n'abantu. n'uyu munsi wa none baraza. niyo mpamvu nk'umwana w'Imana ntushobora kuryamana n'umuntu, ntushobora gushaka n'umuntu utazi iwabo, utazi aho avuka, utazi ko afite umuryango, utazi ko afite famiye, kubera ko aba badayimoni bambara umubiri w'abantu bakaza mu isi. n'uyu munsi wa none barahari, birirwa bajagajaga, birirwa bazenguruka, baba mu mabuwate, baba mu tubyiniro, baba mu club night. abantu benshi bagenda muri aya mabuwate yo mu ijoro, hari abantu bahurirayo nabo badashobora kubona ku manywa, baza bakinjira bakabyina, bakaguca abahungu bahasanze, bakaryamana nabo, barangiza bakazimira. ugasohoka uzi ko hari umukobwa runaka ahuye nawe muri buwate, ukashobora kuzazenguka izindi buwate nk'inshuro 10, 100, uzenguruka ushakisha ko mukobwa mwaryamanye ntumubone, ukibaza ngo nuko nari nasinze, nuko hari mu ijoro, buriya sinamumenye. ariko ni demoni yari yavuye ikuzimu, igihe mwahuraga yahise yambara umubiri wawe, nawe wambara umubiri wayo, utwara kamere yayo. kuva icyo gihe umuntu agatangira kuba mu buzima bw'ubusambanyi buri munsi, akumva adashobora kuryama adasambanye. nimba ari umukobwa bikagenda uko nguko, akaza akajya muri buwate, agahura n'umusore mwiza afite amafaranga menshi, ayamumenaho, bakaryamana iryo joro, bakarangiza agataha, nawe agataha, ntazongere kumubona ukundi, bikaba birarangiye. ariko uherewe munsi agatangira kumva afite ubushake bwo kuryamana n'abagabo buri ku rundi rwego atigeze agira kuva mbere, agahorana ubushake muri we bwo kwirukanka inyuma y'abagabo. uherewe munsi agahita yambara isura y'uburaya, agahita yambara ishusho y'ubusambanyi, ku buryo umuntu wese umubonye ahita yifuza ko baryamana nawe. umuntu wese bahuye ahita yifuza ko baryamana nawe. nta muntu n'umwe ushobora kumubona ngo yumve ko ashobora kumugira umugore, oya. ahubwo igihe cyose n'abagabo bari mu ngo zabo, iyo bamubonye bata umutwe bakamwirukaho. rero inshuro nyinshi nyuma y'ibi bihe usanga uyu muntu akunda kujya agira inzozi z'ubusambanyi. mu ijoro yaryama akarota aryamanye n'umugabo runaka, yabyuka akamubura, noneho akazajya agira ngo ni inzozi arimo kurota. kumbe ni ya dayimoni bahuriye muri buwate, ni ya dayimoni bahuriye muri hoteli, ni ya dayimoni bahuriye ahantu runaka mu kabari, bararyamana. yo rero kuko ari mu mwuka, isigaye iza kumureba aryamye asinziriye, ikaza ikamusambanya, ikarara ijoro ryose imusambanya, nawe akaryama yumva ko aryamanye n'umuntu. ariko igihe arimo kurota izo nzozi, ubwenge n'ibitekerezo bikaba byazimiye, akaba ari ahantu ameze nk'aho hari ikintu cyamumize,
ku buryo imbaraga ziwe n'ubushobozi bwiwe kugira ngo ashobore kwizamura aveyo biba bidashoboka, biba ari ibintu bigoye cyane, biba bimuruhije, aba ameze nk'umuntu utsikamiwe, aba ameze nk'umuntu wamizwe. Izi mbaraga ziba zimutsikamiye cyane. Rero uko ibi ngibi biba inshuro nyinshi ntibishire, biragenda bigashyira uburwayi mu mubiri wiwe, ugasanga umuntu hari indwara ahorana muri we, ahorana umunaniro, ahorana ibitotsi, ahorana kwibagirwa, ahora aribwa mu nda. Samutema abantu bandura amakanseri biciye muri izi nzozi zo mu ijoro, basambanywa n'iyi myuka y'abadayimoni iba yavuye ikuzimu. Mwarigeze guhura umunsi umwe yambaye umubiri, ariko kuko uku kwambara umubiri ntago babihorana, ni ikintu Satani abaha bagiye kuri misiyo, ariko iyo misiyo irangiye bagaruka mu isi y'umwuka aho batambara umubiri. Rero kuko mwarahuye nabo, kuko mwarigeze muryamana, iteka iyo uryamye usinziriye wa mwuka uraza, ntabwo uba ukiza nk'umubiri, ahubwo uza mu mwuka ukagutsikamira, ukagusambanya ijoro ryose, ukabyuka wumva ucitse intege. Kandi iyo ubyutse wumva presence y'umuntu waruryamanye nawe, wumva ko yagufasheho. Nimba ari umugabo wumva neza ko ari umugabo yari ahari kandi ko byabaye, ku buryo ndetse no muri sex ubwabyo urabyumvamo neza yuko wakoze imibonano mpuzabitsina, kandi hari mu nzozi wari uryamye wenyine usinziriye, ariko wabyuka ukumva no mu mubiri wawe hari ikintu cyabaye. Iyo uri umugabo warigeze guhura n'uyu mwuka w'umugore wiyambitse umubiri mukaryamana, nyuma akadisiparisa, akazimira, akabura, ntumenye yarengeye, nyuma yaho utangira guterwa n'izi nzozi z'abagore uryamana nabo. Ukaza mu ijoro uryamye usinziriye ukaryamana nabo. Ukumva ko uri umugabo uri kumwe n'umugore, ukabikora nk'urimo kubikora n'umugore wawe, kugeza igihe urangiza nk'umugabo wari uri kumwe n'umugore. Ndetse wanabyuka ukumva ko hari umuntu wari uri aho hantu uri. Samutime iyo ugikanguka, nk'iyo ubikangukiyemo arimo kubikora, uba wumva uwo muntu, iyo presence y'umuntu ihari, yari iri aho ngaho, yari iri imbere yawe, yari iri iruhande rwawe. Ni intambara z'umwuka abantu babamo ariko ntibabimenye. Ibi rero bishobora no kugutera wowe utarigeze ujya muri buwate cyangwa muri hoteli cyangwa ahantu runaka kugira ngo uhure n'uriya muntu w'umudayimoni muryamane nawe, ahubwo ugasanga nk'umugabo wawe cyangwa se nk'umugore wawe yahuye n'uyu muntu, yahuye n'iyi dayimoni, yahuye n'uyu mumarayika waguye, bararyamana. Barangije kuryamana atwara umwuka we, hanyuma araza mu ijoro, avuye kuryamana na muntu muri buwate, araza nawe gusanga mu rugo uri umugore, nawe muraryamana. Cyangwa se
baryamaniye ku kazi n'umugore aratashye, nawe muraryamanye uri umugabo. Icyo gihe mu isi y'umwuka uhise uba umwe na wa mwuka wamwinshiyemo, niho nawe icyo gihe utangira guterwa na za nzozi z'ubusambanyi zitangira kugutera ijoro n'amanywa. Bwoko bw'Imana, izi nzozi zirimo uburyo bubiri cyangwa butatu cyangwa bune. Ariko turibanda cyane kuri izi nzozi z'ubusambanyi, ariko bikozwe mu buryo bw'umwuka kandi bigira ingaruka ku buzima bw'abazirota. Rero iteka uko urose izi nzozi cyangwa se uko hari uwo muryamanye mu nzozi, hari ikintu bisiga bikoze ku buzima bwawe. Uko uhora urota izi nzozi, uko uhora urota abagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro, hari ikintu byangiza mu buryo bw'umwuka. Nabwiye ko hari indwara bishobora guteza ubuzima bwawe, ariko si ibyo gusa, bishobora no gufunga n'urubyaro rwawe. Uri umugabo kubyara bikananirana, uri umugore kubona umwana bikananirana, kubera izi nzozi z'ubusambanyi uhora urota, kuko si inzozi zisanzwe, ahubwo ni imyuka iva ikuzimu ikaza kugusambanya usinziriye. Iyi myuka rero iva ikuzimu ikaza gusambanya usinziriye, inshuro nyinshi igufata nk'umuretwa, igushyira muri koroni, iragukoroneza, igufata nk'umugore wayo cyangwa ikagufata nk'umugabo wayo. Ikora ibishoboka byose kugira ngo utazabyara mu isi. Niho usanga abagore bafite ibibyimba byinshi byuzuye mu nda yabo batazi aho byaturutse. Ni ukubera myuka y'abagabo ihora igusambanya. Ikindi, bitera n'uburwayi bwa infection. Abantu benshi bagira ama infection bitewe n'iyi myuka y'abadayimoni baza kubasambanya mu ijoro. Iyi myuka y'abadayimoni ibasigamo iyi myuka y'ama infection cyane ku bagore. Niyo mpamvu mu masengesho nk'aya ngaya turimo ya deliverance, ntabwo dushobora kuyabamo ngo tuyarangize iki kintu tutagisengeye, iki kintu tutakibohoje, tutakibohoyeho, kuko ni ikintu kibi, cyica ubuzima bw'abantu, kiboha ubuzima bw'abantu, cyangiza ubuzima bw'abantu. Hejuru y'ibi rero, ntabwo uyu mwuka ufunga urubyaro gusa, ahubwo usenya n'ingo ku bubatse, uteza amadivoruse, kuko abantu basambanywa n'uyu mwuka, ikintu cya mbere, Satani ateza umwiryane hagati y'umugabo n'umugore. Usanga iminsi myinshi, igihe kinini, bahora bashwana, bahora bapfa ubusa, bahora n'induru mu rugo, kuko iyi myuka ibifuhira umugabo muri uru rugo, ibifuhira umugore muri uyu rugo. Rero ikora ibishoboka byose hagahora intambara hagati y'umugabo n'umugore, kugira ngo abane batishimiranye, ndetse bizagera igihe bakora divorce. Abagabo baterwa n'uyu mwuka w'inzozi z'ubusambanyi zituruka kuri abadayimoni nabo bavuye ikuzimu baza kubasambanya, n'abagore bagira izi nzozi z'ubusambanyi zituruka kuri imyuka y'abadayimoni nabo bavuye ikuzimu baza kubasambanya. Uzasanga umunezero wabo hagati yabo n'abagabo uba ari muke cyane, ubarirwa ku ntoki. Inshuro nyinshi usanga bahuzwa n'abana gusa.
usanga umugabo bimugora cyane kwishimira umugore we no kumwiyumvamo. Usanga umugabo bimugora cyane kumva ko hari ikintu cyiza cyangwa se cy'agaciro yakorera umugore wiwe. Uzasanga izi ngo zifite iyi myuka izataka. Nabwiye ngo izi nzozi zirimo ibice. Ntabwo ari buri muntu wese warose aryamanye n'umugore cyangwa se warose aryamanye n'umugabo, ntabwo ari buri wese bisobanuye yuko ari iyi myuka yamuteye. Ariko ndavuga abarota izi nzozi batewe n'iyi myuka. Niba izi nzozi zijya zikubaho, urebe ibingibi nimba uri umugabo cyangwa se nimba uri umugore, uzasanga iteka nk'iyo uri muri periyode yo kurota izo nzozi habaho ibitero bidasanzwe, habaho intambara, habaho induru, habaho kuvugana nabi, habaho gushwana mu rugo. Uzabicunge uri umugore, uzasanga umugabo wawe ataguha agaciro, uzasanga atakumva, uzasanga hari ibintu byinshi ashobora gukorera abantu bo hanze, ariko ari umugore wo mu rugo adashobora kugukorera. Uzasanga rimwe na rimwe bimushimisha kuba wenyine, kugendana n'abandi, kuba kure yawe igihe cyose umuri iruhande. Igihe cyose umuri iruhande uzasanga biba bisa nkaho uri ikibazo, uri n'ikigeragezo kuri we. Ni imyuka mibi bwoko bw'Imana, ni imyuka igira ingaruka mbi ku buryo bukomeye cyane. Ariko turi imbere y'Imana uyu mugoroba dusenga kandi twibohoraho izi ngoyi n'ubu bushobozi bw'iyi myuka y'abadayimoni. Iyi myuka iyo igufashe uri umukobwa, kugira ngo uzabone umuhungu ukwemera biragorana cyane. Usanga igihe cyose abahungu baza mu buzima bwawe baba bakeneye ko muryamana, ariko wifuza ko mubana, wifuza kugushyira mu rugo kugira ngo umubere umugore agukorere ubukwe, barabura, ntababa bahari. Kuko iyi myuka iragenda ikakwambika ikintu kikugaragaza nk'umuntu ukwiriye kuzajya uryamana n'abagabo gusa, ariko ntugire urugo. Nimba igutera uri umukobwa, ikimenyimenyi uzarebe ni abahungu bangahe bifuza ko muryamana. Uzarebe ni banga bamaze kuryamana nabo sometime ukanicuza n'impamvu mwaryamanye, kibaza kubera iki nabikoze. Nizo mbaraga ziba ziri inyuma, kubera ko izo nzozi ntabwo ari inzozi zisanzwe, ni abademoni baba bazamutse. Navuze ngo iyi myuka yandura ku bantu baba bahuye n'abandi bakaryamana nabo, ariko baravuye ikuzimu atari abantu nyabana, cyangwa se uwo mwubakanye yabikoze. Ubundi buryo iyi myuka yanduramo ni mu nzira yo gufatwa ku ngufu. Abantu bafashwe ku ngufu, yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa, abantu bafashwe ku ngufu bakunda guhura n'iki kigeragezo k'izi nzozi z'ubusambanyi zitera ubuzima bwabo.
ngufu, hari imbaraga z'abadayimoni zihakorera zishiriramo uwafashwe ku ngufu, agahita atangira gusurwa n'imyuka y'abadayimoni, agatangira guterwa n'izi nzozi. Samutemu niyo yashaka, niyo yakubaka, iyo hatabaye deliverance agumana izi nzozi zihora zimutera ijoro n'amanywa. Kandi ububi bwazo n'ubu ngubu nuko iyo izi nzozi zikuriho, iteka iyo warose izi nzozi wumva utanezerewe no kuryamana n'umugabo wawe, wumva utifuza n'umugore. Niko bigenda. Hari abandi rero baterwa n'izi nzozi bitewe n'imyuka yo mu muryango. Yesu ashimwe. Ugasanga mu muryango, muri famiye harimo imyuka y'ubusambanyi. Imiryango yaterekereye, yabanzwe, imiryango yabanzwe igaterekera, igira izi mbaraga n'iyi myuka y'ubusambanyi ikurikirana irondora urubyaro rwabo. Kubera iki? Kuko mu muhango wo kubandwa no guterekera habamo umuhango wo gushimisha imyuka, wo gushimisha abakurambere, wo guhamagara imyuka y'abazimu. Ibyo bikorwa gute? N'igihe abagore n'abagabo biyambura ubusa, bagasigara bambaye uko bavutse, barangiza bakanywa bagasinda, banywa inzoga zikaze cyane, barangiza bakavuza utugoma, bagacuranga imiziki y'abadayimoni. Utwo tugoma bavugije, banyweye, basize, bariye, bagatangira icyo bita kwendana. Bajimije amatara, barimo kubyina muri utwo tugoma turimo tuvuga tw'uducuraguzi. Umugore afashe niwe aryamana nawe, yaba ari uwe yaba atari uwe. Abagabo n'abagore n'abahungu n'abakobwa bose baba bahagiye, nuko bigenda. Basambanira muri iyo si y'umwijima, umwe wese wageze ari waryamana nawe, undi wageze ari waryamana nawe, undi wageze ari waryamana nawe. Nibyo bakora barimo kuramya izo mbaraga zo mu isi y'umwijima, zo mu isi y'abadayimoni. Rero ubwo busambanyi barimo gukora bahamagara, bavuza izo ngoma, baba barimo bahamagara imyuka y'abadayimoni. Iyi myuka rero bahamagara iraza igahita yinjira mu muryango, igahita yinjira muri famiye. Famiye ikabaho irimo za mbaraga zahamagawe, bakomvutse muri rya joro ryo kubandwa, muri rya joro ryo guterekera. Abantu rero bakomoka muri uyu muryango, Yesu ashimwe, abantu bakomoka muri uyu muryango bagira ibi bitero by'abadayimoni, bagira ibi bitero by'inzozi z'ubusambanyi zibakurikirana bitewe n'imiryango bavukamo, kuko yaterekereye, yabanzwe. Uzasanga ba nyina na base na basekuru basambanira kandi ku gicaniro cy'abadayimoni. Uyu munsi wa none hari n'andi madini yo mu isi y'umwijima akora iyo mihango, aho abagabo n'abagore bagenda bagahurira mu nzu bakambara ubusa, barangiza bakavuza ubwo bugoma bwabo, bagahamagara iyo myuka y'ikuzimu, hanyuma barangiza bagasambanira aho ngaho.
abagabo bari muri ayo madini basambana n'abagore bari muri ayo madini, basize abagore babo inyuma, abagore nabo basize abagabo babo inyuma. Ayo madini arahari n'uyu munsi wa none. Rero iyo barimo kubikora gutyo baba barimo baramya Satani. Ibyo ngibyo ntabwo ari bishya n'isi y'umwuka, kuko nibyo byakorwaga mu ngoro ya Rimoni, nibyo byakorwaga mu ngoro y'ikigirwamana cya Bayali, nibyo byakorwaga mu ngoro y'ikigirwamana cya Ashera. Bali cyari ikigirwamana cy'ingabo, Ashera cyari ikigirwamana cy'ingore mu gihe cy'umwami Ahabu na Yezebeli. Rero uko baramyaga Bali, abatambyi ba Bali b'abagabo bajyaga ahangaha bakavuza ubugoma, bakavuga amajwi atamenyekana, barangiza bagasambana abagabo ku bagabo. Niko bashimishaga imana ya Bali kugira ngo ibahe imbaraga ibazamure. Ku rundi ruhande hari inzu nayo irimo ikigirwamana cy'ingore cyitwa Ashera. Iki kigirwamana cy'ingore cyitwa Ashera nicyo cyahimbazwaga n'abagore. Abagore n'abakobwa binjiraga muri inzu ya Ashera, barangiza bakavuza utugoma, bakavuga amajwi atamenyekana, bagacuragura, bakaririmba, bagahamagara imbaraga n'imyuka y'ikuzimu, barangiza abagore bakaryamana n'abagore bagenzi babo. Niho imyuka y'uburizibiyene, imyuka y'ubutinganyi ku bagore niho yatangiriye. Iyo abagabo barimo baryamana n'abagabo, iyo abagore barimo baryamana n'abagore, baba barimo gukomvoka, baba barimo kuramya Satani, baba barimo guhamagara imbaraga z'abadayimoni. Ibi rero biragenda bigaproducinga inzozi z'ubusambanyi zikinjira mu rubyaro. Iyo umuryango urimo kuramya ibigirwamana, iyo umuryango urimo gusenga Bali, iyo umuryango urimo ubutinganyi, iyo umuryango urimo uburizibiyene, iyi myuka y'ubusambanyi itera abari muri uyu muryango. Ibi rero iyo bimaze kuba byangiza ubuzima bw'abantu, bihumanya ubuzima bw'abantu. Hari abahumana kuko babigiyemo bakabigenderamo, ariko hari n'abandi bahumana bitavuye kuri bo, ahubwo bivuye ku babyeyi, bivuye ku miryango, bivuye kuba bakomotseho, bivuye kuba mu muryango. Igihe twavugaga ku mwuka w'urupfu turimo tuwusenya, twaberetse kandi twababwiye uburyo ki abana bashobora kuzana ibyago mu muryango. Buriya inshuro nyinshi mu madevanse menshi twagiye ducamo, hari ukuntu twagiye tubwirwa tukigishwa yuko ababyeyi aribo bazanira imivumo abana, ariko n'abana bazana imivumo mu miryango. Twabonye ku buzima bwa Eli, igihe urubyaro rwe rwakoraga ibyangwa n'Uwiteka, urubyaro rwazanye umuvumo mu muryango, umuryango wose wakira umuvumo wo gukenyuka no kutarama. Twarabibonye twemo twisamburaho umwuka w'urupfu. Rero ni imyuka y'ubusambanyi ishobora gutangira gutera abo mu muryango, atari papa wayizanye, atari mama wayizanye, atari sogokuru cyangwa sogokuruza, ahubwo abana bagiye kuwoshipinga Satani, bagiye mu butinganyi, bagiye mu burizibiyene, bagiye mu bugeyi, bazanye iyo myuka mu rugo, mu muryango. Abantu bagatangira guterwa n'abadayimoni mu ijoro baryamye basinziriye, bagatangira kurota izi nzozi z'ubusambanyi. Iyi myuka igatangira gufata abantu mu muryango, ariko mu kuri
ntacyo papa na mama bakoze. Niyo mpamvu abanyarwanda baca umugani bakavuga ngo umubyeyi acumura yicaye. Hari amakosa akorwa n'abana ababyeyi bakayahanirwa bakagenderamo, ibyago bikaza. Niyo mpamvu iyo turi mu gihe nk'iki cya deliverance tuba turimo ducukumbura ibintu byose kugira ngo umenye aho intambara iri, umenye aho urugamba ruri, umenye aho urwana. Samutemu ntuzakomeze ucagagura, ndacagagura myuka wo kwa sogokuru, myuka wo kwa nyogokuru, myuka wo kwa data, myuka wo kwa mama. Nimba warabyaye jya ucagagura n'ibyo abana bawe bazana, jya ucagagura n'ibyo abavandimwe bawe bazana, kuko abavandimwe bawe bashobora kuzana imivumo nk'iy'abana ba Eli bazaniye abo bavukana bose n'abazavuka hanyuma. Jya ucagagura ibyo umugabo wawe akuzanira mu rugo, jya ucagagura ibyo umugore wawe akuzanira mu rugo. Yesu ashimwe. Jya ubisenya, ubisambure, ubirimbure, kuko hari ibyago bizanwa n'umwubakanye, hari ibyago bizanwa n'abana bawe bakabizana mu rugo. N'iyi myuka rero y'ubusambanyi, y'inzozi z'ubusambanyi ishobora gutangira gutera umuryango, kuko abana bagiye gukora ubusambanyi ku gasozi. Hari ababyeyi baryama abana mu ijoro bakurira ibipangu bakajya muri buwate, bahagera bakahurira n'imyuka y'ubusambanyi n'abadayimoni bagasambana nabo, barangiza bagataha. Ya myuka ikazibaherekeje, ako kanya inzu yose igatangira guterwa na wa mwuka wazanywe n'umwana umwe wasimbutse igipangu mu ijoro. Mukamwibaza ngo kuki dufite ibibazo mu nzu, kuki dufite izi ntambara, kuki bimeze gute, biva hehe? Ntimumenye aho biva. Aho biva nta handi, ni kuri wa wundi wasohotse mu ijoro muryamye akagenda akabizana, kandi ntafite n'ubwenge bwo kumenya ko icyo yakoze kimuzana n'umuvumo. Basi nibura ngo ajye no muri deliverance, ajye no mu masengesho, atangire gusenga, atangire gucagagura izo mbaraga, cyangwa se nibura nihane. Ntabyo amenya, ahubwo buracya kongera agasubirayo. Rero iyi myuka y'ubusambanyi iyo yaje ikaba yibasiye ubuzima bw'umuntu, ntabwo igenda yonyine gusa, ihumanya ubuzima. Reka dusome Gutegeka kwa kabiri igice cya 23 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12. Deuteronome, cyangwa se gusubira mu byagezwe abadukurikira muri Burundi. Gusubira mu byagezwe 23, gutegeka kwa kabiri 23 umurongo wa 11 ku murongo wa 12. Avuga ngo muri mwe nihaba umugabo wahumanijwe n'ibyamubayeho nijoro, azave mu rugerero ye kuhagaruka, ariko nibujya kwira yiyuhagire, izuba ryamara kurenga akagaruka mu rugerero. Mwabyumvise? Ngo muri mwe nihaba umugabo wahumanijwe n'ibyamubayeho mu ijoro. Aha ngaha Bibiliya iravuga umuntu warose inzozi z'ubusambanyi mu ijoro. Nkuko nyine aha ngaha birashyizemo ikinyabupfura cyinshi, irakoresha ngo muri mwe nihaba umugabo wahumanijwe n'ibyamubayeho nijoro. Nyine bashyize mu kinyabupfura. Ariko nusoma mu Cyongereza bavuga ngo if, mu Cyongereza Deuteronomy 23:10-11, if a man become unclear because he has had a wicked dream during the night, he is to go out the camp and stay there. Toward evening, he is to wash himself and
at sunset he may come back into camp. Urumva ko noneho Bibiliya imeze mu cyongereza ameze nk'aho bisobanuye neza. Mu Kinyarwanda avuze ngo uwahumanijwe n'ibyamubayeho mu ijoro, ariko no mu cyongereza bivuze ngo watohejwe. Urumva uwahumanye kubera nyine yatose, kubera dream, kubera inzozi, hari icyo yarose mu ijoro, yarose akora igikorwa cy'abubatse, hanyuma aranarangiza nyine aratoha. Mu gitabo cy'Abalewi niho bamena noneho nk'ababivuga neza, bakabisobanura neza. Abalewi 15 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17. Yesu ashimwe. Ase abakunda Imana mumbwire, sometimes ntari amaverise mvuga mbere hano kuri Loves of God Ministries. Ari umuntu wegeze kumbwira ngo hari ibintu dusoma kumva nibwo bwa mbere abyumvise, akibaza byanditse muri Bibiliya cyangwa ntabwo byanditse muri Bibiliya, ariko still muri Bibiliya biba bihari. Murongo wa 16, kandi intanga z'umuntu nizimuvamo yiyuhagire umubiri wose, abe ahumanye ageze nimugoroba. None mwabyumvise? With dream and clear because he has had a witty dream during the night. Then hano Balewi ho babivuze neza ngo kandi intanga z'umuntu nizimuvamo yiyuhagire umubiri wose, abe ahumanye ageze nimugoroba. Nibyo bavuze ahangaha n'ubundi mu gutegekwa kwa kabiri 23:11 ngo azave mu rugerero ye kuhagaruka, ariko nibujya kwira yiyuhagire, izuba ryamara kurenga akagaruka mu rugerero. Bivuze ngo mu buryo bw'umwuka, iyo umuntu yagize izi nzozi z'ubusambanyi, iyo warose izi nzozi z'ubusambanyi mu buryo bw'umwuka, uba wahumanye. Abantu rero Satani arabahumanya ntibamenye n'ibyababayeho, ugasanga ubuzima bwawe butangiye kunanirwa, ugasanga ibyo ukora birangirika, ugasanga usigaye ugenda n'icyangiro. Nibyo nababwiye ngo uri umukobwa nturongorwe, nibyo nababwiye ngo uri umugore umugabo akakwambura agaciro, akakubona nk'igikoropesho. Uri umugabo umugore akakuzinukwa, akakureba akakwanga, akumva usigaye umubihira, usigaye umunukira, usigaye wagenda ukaguma ku gasozi ukaguma iyo ntutahe, ntabakigukumbura, ntabakigushaka. Kubera iki? Kuko iyo warose izi nzozi z'ubusambanyi zisiga zihumanije umubiri wawe, usiga uhumanye. Uri umukobwa usigara uhumanye, uri umugore usigara uhumanye, uri umugabo usigara uhumanye. Mu Bisirayeli uwazirotaga immediately yagombaga guhita asohoka akava hagati y'abantu akajya ku gasozi akirirwayo umunsi wose nta muntu n'umwe bahuye. Nubwo ngo inzozi z'ubusambanyi zigira imyuka ishyira abantu muri isolated. Inzozi z'ubusambanyi zigira imyuka ishyira abantu mu isi ya bonyine, mu isi yabo. Iyo uhora ugira izi nzozi z'ubusambanyi ugakomeza uzirota, ushiduka, inshuti zose zaragushizeho. Hari icyangiro kiza ku buzima bwawe, ushiduka abo mukorana mutacyumvikana, ushiduka nta muvandimwe ukigira, ushiduka nta muntu mucyumva ibintu kimwe. Kubera iki? Iyi myuka irahumanya.
Imana yarabwiye Abisirayeli ngo uzajya arota izi nzozi intanga zikamusohokeraho, niko Bibiliya yavuze. Ntimuvuge ngo nabuze indero. Siko bimeze, sicyo twasomye muri Bibiliya, niko Bibiliya yavuze. Uzarota izi nzozi, ndetse biravuga ngo n'imyenda cyangwa se n'ahantu izo sperme zaguye cyangwa se zagiye, ngo naho hahanagurwe hozwe kuko haba hahumanye. Uyu muntu ajye kure, ave mu bandi, ajye inyuma y'ingando, ategereze izuba rirenge. Izuba nirimara kurenga abone kugaruka nijoro, ariko umunsi wose yiriwe ku gasozi, yiriwe ukwe kwa wenyine, yiriwe ari muri esore, yiriwe yatawe. Hanyuma agaruke, nabwo mbere yo guhura n'abantu abanze yiyuhagira umubiri wose kuva ku mutwe kugera ku kirenge, hanyuma abone kugaruka mu bantu, abone kongera kwemererwa. Izi nzozi z'ubusambanyi zihumanya ubuzima bw'abantu, zica ubuzima bw'abantu mu isi y'umwuka. Abantu benshi ntabwo babimenya. Iyo uri muri periyode, iyo uri mu bihe byo kurota izi nzozi, reka mbabwire bwoko bw'Imana, reka mbabwire bene data, ukuri ni uku nguku. Iyo uri muri periyode yo kurota izi nzozi, usanga inshuro nyinshi muri iki gihe hari imyuka y'inyatsi ikubaho. Iba kuri wowe, iba ku rugo rwawe, iba ku bana bawe, iba mu bintu urimo gukora. Usanga iyo uri mu gihe cyo kwibasirwa n'izi nzozi z'ubusambanyi, inshuro nyinshi uba ufite umwuka w'icyangiro. Ibintu byinshi, abantu baraguhunga, n'ibintu byinshi ukoze ntawe ubishima, nta n'ubyemera, kuko uba uhumanye. N'ibyo ukora biba bihumanye, ibiganza byawe biba bihumanye. Rero kera Yesu ashimwe, kera itegeko ryari rihari, ni uko umuntu yagombaga kwirirwa ku gasozi paka umunsi ukarenga. Ariko uyu munsi dufite amaraso ya Yesu. Iyo wamaze kumenya ukuri, ukamenya ko izi nzozi zigira imyuka izikurikira, zigira imbaraga z'abademoni ziziba inyuma, zigira ibintu zangiza mu buzima bwawe, iyo wazirose urabyuka ukajya muri dushe, ugafata amazi ukayasengera, ugafata umunyu wo kwihumanura ukawusengera ukawushyira mu mazi, ugafata amavuta y'elayo yo kwihumanura ukayasengera ukayashyira mu mazi, warangiza ugakaraba nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwarose izi nzozi ajya agaruka ku mugoroba izuba rirenze, akara umubiri wose abone guhumanuka. Urakaraba kuva ku mutwe kugera ku kirenge, hanyuma ugahamagara amaraso ya Yesu, ukikuraho ukuguhumana kose wahumanye mu ijoro uryamye, ukikuraho kuguhumana kose wahumanijwe n'izi nzozi z'ubusambanyi. Warangiza ukadivorusa n'uyu mwuka waryamanye nawo, kuko hariho igihe iyi myuka yambara ishusho y'abantu. Ugasanga warose, ariko hari umuntu runaka warose, ariko siwe, ahubwo ni wa mwuka, ni ya dayimoni, ni za mbaraga zambaye ishusho ya wa muntu. Rero inshuro nyinshi samutema hariho n'igihe utangira gutekereza uriya muntu ni indaya, ashobora kuba anyifuza, ashobora kuba agenje gute, atanagutekereza nta n'aho anahuriye nawe, ahubwo ni wowe ufite ikibazo, ni wowe uterwa. Haleluya.
ugasanga urimo urarota umugabo runaka. Nari ndimo ndeba umuntu umwe wagerageje gusobanura, nagenga abantu mushakira ubusobanuro kuri Google mwarago, kuko inshuro nyinshi njya iyo ndimo gutegura inyigisho rege ndeba icyo birimo kubivugaho, nkareba n'abantu nabo icyo bavuzeho kugira ngo numve neza, ndebe n'uburyo ki abantu bafata kino kintu tugiye kuganiraho. Usanga hari umuntu wanditse ngo iyo warose waryamanye na bosi wawe ngo haba hari ibintu bitatu ngo usabwa ngo gukora cyane kugira ngo ukosore nyine, ngo ukore cyane ngo ubigereho, ngo haba hari impano ngo eshatu ngo ziri mu ngo zo gukora ibintu cyane ngo ugomba gukora. Ngo niyo mpamvu ngo warose ngo uryamana na bosi wawe. Iyo warose uryamana n'umuntu mukorana ngo haba ngo hari ikintu ngo usabwa gukora mu kazi kawe ngo udakora neza, gusabwa gukosora ngo kugira ngo ugikore neza. Nawe akabatanze ubusobanuro, kandi ubwo nyine mukagenda mukabufata ba Mr Google mukagugoringa, warangiza ukabyuka uvuga ngo buriya hari ikintu tu. Ni ubusobanuro bupfuye bucuritse budafite buhuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko ntawabarenganya kuko ni ibintu byo mu isi y'umwuka, kandi ibintu by'umwuka bisobanurwa n'umwuka. Ntabwo ushobora kubisobanura mu mubiri ngo ubyumve, kuko ibintu bifite impact ikomeye cyane mu isi y'umwuka, bifite ububasha budasanzwe mu isi y'umwuka. Rero kugira ngo ubisobanukirwe, abantu bagendera mu isi y'umwijima bakora mu butware bwa Satani, aba muri Illuminati za Freemason, ariko no bitewe na level barimo, bo baba babizi, baba bazi ngo iki kintu kiri mu isi y'umwuka kimeze gutya, kimeze gutya, gifite impact zimeze uku. N'abantu basenga bari mu Mana nabo barabimenya, kuko Imana ibaha amabanga no guhishurirwa kugira ngo barwanye iyi mikorere n'izi mbaraga zo mu isi y'umwijima. Ariko abantu basanzwe bakoresha ubwenge busanzwe bw'amanaliza asanzwe ntabwo bashobora kubisobanukirwa. Ntabwo bashobora kubimenya. Niyo mpamvu inshuro nyinshi ibintu urota biri mu mwuka ntukajye kubishakira mu bantu bataraba umwuka, jya ujya gushakira mu isi y'umwuka, kuko ni ibintu byo mu isi y'umwuka bisobanurwa mu mwuka. Nuko biri, nuko bimeze, bisobanurwa mu mwuka. Nudasenga, nutiyiriza, nudahura n'umukozi w'Imana ubisobanukiwe, uzabifata uko bitari. Ariko ibi ni ibintu bibaho ubuzima bw'abantu, kandi bakabana nabyo igihe kirekire. Hari abantu benshi bakora ubusambanyi batabwikoresheje, ahubwo uyu mwuka washyingiranywe nabo. Hari abantu bakora mariage mu nzozi, uyu mwuka ukaza ukakwambika impeta, mugashyingiranwa mu isi y'umwuka. Noneho ukazajya uhora ukugayidinga, ugushumuriza abagabo bakwiruka bagusambanya, ugushumuriza abakobwa, uri umuhungu ukazajya baza ngo uri mwiza, ngo ufite igikundiro, byawe byo kajya. Abakobwa bakakwiteretera, abagore bakakwiteretera kugira ngo muryamane. Kumbe ntabwo ari abagore n'abakobwa barimo bagutereta, ahubwo ya dayimoni washyingiranywe nayo nibakurura. Iteka iyo usambanye n'umuntu uba uzi ko ari umuntu musambanye. Kumbe ya dayimoni mwashyingiranywe nayo yinjira muri uriya mugiye kuryamana, mukaryamana ukumva uranezerewe, ejo ikinjira mundi ikamukuzanira, ukaguma muri ibyo ngibyo. Imivumo n'inyatsi na karande n'ibyago byose bikomeza byiyakimira, byiyuzuza, byipangaje ubuzima bwawe. Hari igihe ababyeyi murenganya abana ngo abana barananiranye, kumbe umwana afashwe n'uriya mwuka niwe urimo kumukontorora, nawe ntabyo uzi. Ntabwo ajya aryama ngo asinzire, arana n'abagabo b'ijoro.
ni umuhungu arana n'abagore b'ijoro. Hari n'abo birenga bagatangira kwana n'abarezibiyene, bagatangira kwana n'abage, ugasanga umuntu arimo ararota. Noneho hari n'aho bigera ugasanga umuntu arimo kurota asambana, aryamana n'abantu bapfuye. Mwebwe ntabwo mwabimenya, ariko twebwe nk'abakozi b'Imana turabimenya. Ugasanga umuntu inzozi ziwe zageze ku rwegaho, inzozi z'ubusambanyi arota asigaye asambana n'abazimu. Umuntu azi yapfuye runaka, hakagera igihe atangira kurota aryamana n'abantu bafitanye isano nawe wo mu muryango. Ukarota urimo kuryamana na nyokuru wawe, ukarota urimo kuryamana na sokuru wawe, ukarota urimo kuryamana na papa wawe na mama wawe, ukarota murimo musambana. Izo nzozi zibaho cyane, siziba ari inzozi zisanzwe, ni abadayimoni barimo bangiza ubuzima bwawe. Bafite ikintu inshuro nyinshi bakunda kubikora gutyo iyo bafite ikintu barimo bica. Uzasanga nk'umuntu yatangiye gutegura mariage, icyo gihe mu gihe cye cyo gutegura mariage atangire kurota aryamana na ba nyirakuru na ba nyirasenge n'abantu runaka bapfuye. Iyo udasenze, iyo udahamagaye Imana, iyo utabaye derivure, nibwo ujya kubona ukabona umuntu akoze impanuka arapfuye yarimo gutegura ubukwe. Ugasanga umuntu apfuye haburaga iminsi 2 ngo agire mariage. Kubera iki? Ukuzimu kwafungutse, kandi Kurana bikwereka ariko ntabyo umenya. Urabyuka ukagira ngo warotaga. Rero iyi myuka y'ubusambanyi bwo mu nzozi ifitanye isano n'aba badayimoni bamanutse bakaza kuryamana n'abantu. N'uyu munsi wa none bagihari, birigo babikora ijoro n'amanywa. Barenga bagatera abantu, none imyuka iciye mu nzozi bikongera bigafatana n'amafamiye tuvukamo dukomokamo afitanye amasezerano atacitse y'abadayimoni, bikongera bikaza bizanywe n'umuntu runaka uhura nawe, uryamana nawe, utazi ingeso ze, utazi ibyabamo, nawe akagira ibyo azana ku buzima bwawe. Cyangwa se abandi bagendeye mu isi y'umwijima, abagendeye mu isi y'ubusambanyi, bakahura n'abantu batazi, nyuma agakizwa ariko akaba atarigeze yatura ngo agire divorce n'abantu bose yahuye nabo. Kuko kugira ngo ukire uyu mwuka bisaba yuko niba hari uwo mwaryamanye nawe wo muri isi y'umwuka, uramuvuga ukamwatura, hanyuma warangiza ukamudivorusa. Iyo umaze kumudivorusa agasohoka mu buzima bwawe nibwo ubohoka. Ariko hatabayeho deliverance totale ngo ube delivre, ugumana n'izo mbaraga zikomeza zikuzengurukaho, zikomeza zikuzaho, zikomeza zikurikirana ubuzima bwawe. Reka kuri uyu mugoroba tugarukire ahangaha. Turacyafite iminsi myinshi, tuzakomeza kubiganiraho. Umwuka w'Imana azakomeza kudufasha, tuzakomeza kwiga, kandi Imana izadushoboza. Ufite ikibazo, icyo mvuze kitumvikanye neza, arashobora kutwandikira ku rubuga akatubaza, akadusobanuza, hanyuma tukamusobanurira nta kibazo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi. Reka muri kano kanya rero twinjira mu mwanya wo gusenga, hanyuma dusaba Imana itubohoreze imbaraga. Ariko strategy nababwiye mwayumvise, byakubayeho bikaba byashyitse ku buzima bwawe, byubyuka wikorere deliverance. Hanyuma nimba hari aho uzi wahuriye n'iyi myuka, ukeneye
kwidekonegita, ukeneye kudivorusa. Nimba hari umuntu mwaryamanye ukeneye gukora divorce nawe. Nimba yarafashwe ku ngufu ukeneye kubyatura, hanyuma ugasengerwa, ugakorerwa deliverance, ukabohoka, izi mbaraga zikaveshera ubuzima bwawe. Ibi nubikora hari ibintu byinshi uzatsinda, kuko hari intambara nyinshi zitubaho, zidukurikirana, zitugendaho, ziva muri ibi ngibi. Hamwe no gusenga, hamwe no kwinginga Imana, hamwe no kwimbere y'Imana, tuzabohoka kandi ibi bizatuvaho. Ariko biravuga ngo muzamenye ukuri, ukuri kuzabatura. Iyo utazi ukuri, iyo udasobanukiwe ibyo urwana nabyo, uguma munsi y'izo mbaraga, uguma munsi y'ubwo butware, bugakomeza bubabaza ubuzima bwabo, utazi aho ibintu bituruka. Ariko iyo wamenye ukuri, ukuri kurakubohora. Iyo wamenye ukuri, urabaturwa. Iyi myuka iteza ibibi byinshi, iteza indwara, iteza ubukene, iteza icyangiro, iteza kudashaka, iteza kutabyara, iteza amadivorce, iteza ibibazo byinshi bitandukanye. Iyo utayisenya, iyo udasenye iyi myuka, uguma urwana n'izo mbaraga, uguma uhangana n'izo mbaraga, uguma usubira inyuma, uguma ukubitika, uguma ubabara, utazi aho bituruka. Imana ishimwe yuko itumeneye amabanga uyu mugoroba. Nyemera nawe aho uri uzamura ijwi ryawe usenge, wibohoreho izi ngoyi. Uzamura ijwi ryawe usenge, wicagagureho abadayimoni. Kandi igihe cyose byakubayeho, jya umenya ko bisiga ingaruka ku buzima bwawe. Uhaguruke usenge, uhaguruke wibohore. Reka rero dusenge mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, ndasengeye ubwoko bwawe, ndasengeye abadukurikiye bose, ndasengeye abazumva ijambo ryawe. Reka ikiganza cyawe Mwami kitubohoreho iyi myuka y'ubusambanyi bwo mu nzozi n'ubusambanyi bwo mu buzima busanzwe. Iki cyose Mwami kirimo kiboha ubuzima bw'abantu, iki cyose cyangiza ubuzima n'imibereho by'abantu, ndagusabye ndakwingize kugira ngo ugisenye, ukirimbure, ukivunagure, ugicagagure. Humanura ubuzima bw'abantu bwose bwahumanye Mwami, udukirize kugira ngo Mwami tubone umugisha uva imbere yawe. Benshi bashyizwe kure, benshi babaye izore, benshi bagiye kure y'ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Ndakwingize Mana y'agakiza, ndakwingize Mana y'imbaraga, tubohore Mwami, tubohoreshe ikiganza cyawe, tubohoreshe imbaraga zawe, tubohoreshe umwuka wawe, tubohoreshe ineza yawe Mana. Reka imbabazi zawe zibohora ubuzima bw'umuntu wese. Reka ikiganza cyawe kidukureho izi mbaraga zaboshye ubuzima bwacu Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, mu izina rifite imbaraga. Ndakwingize Mana y'agakiza,
ndakwingize Mana y'imbaraga, mu izina rya Yesu, mu izina rifite imbaraga, dukize izi mbaraga z'umwijima. Benshi baboshywe nazo, benshi batsikamiwe nazo. Reka ukuboko kwawe, reka imbaraga zawe, reka ubuntu bwawe n'ikiganza cyawe Mana bibe kuri buri wese uyu mugoroba, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Wuzuye ubuntu n'imbabazi Mana, kandi wuzuye kubohora. Benshi babuze umugisha, benshi bafite ibitero mu ngo zabo, benshi bafite intambara mu mibereho yabo, baterwa n'iyi myuka ibatera mu nzozi, baterwa n'iyi myuka ibagenderera basinziriye. Benshi ntibazi ibyo barwana nabyo, benshi ntibazi aho byaturutse, ariko uri Imana y'imbaraga n'imbabazi, uri Imana y'ubuntu n'icyubahiro, wuzuye icyubahiro, wuzuye gukomera. Kuboko kwawe n'imbaraga zawe, ikiganza cyawe no kwera kwawe, reka bimanukire ijoro mu izina rya Yesu Kristo. Ucagagure, uvunagure, ubohora abana babo, udukirize mu buntu bwawe, udukirize mu mbaraga zawe, udukirize mu bushobozi bwawe, udukirishe ineza yawe, udukirishe ubwiza bwawe, udukirishe gukiranuka kwawe, utubohoreshe imbabazi zawe Mana, utugirire neza. Ndagushimye Mana y'icyubahiro, kuko uri Imana ibohora. Ndagushimye Mana nzima, kuko uri Imana ikiza. Utubohore, udukize mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ababoshywe n'izi mbaraga Mwami, uzibakureho. Abafashwe ku ngufu, abagendeye mu byaha batarakumenya, bakoze ibyo gukiranirwa, bababarirwe nawe Mana. Uyu munsi wa gatandatu tubohoreho ingoyi zose z'ubusambanyi, tubohoreho ingoyi z'inzozi z'ubusambanyi, tubohoreho iyi myuka maridonuye, utubohoreho izi mbaraga zose zitera abantu bawe baryamye, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Dukize Mana, dukirishe ineza yawe, dukirishe imbabazi zawe. Kuboko kwawe n'ikiganza cyawe bibe hejuru ya buri wese. Urakoze Mana agakiza, urakoze Mana wo kwiringirwa. Izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kuba imbere y'Imana. Dusubire ejo ku cyumweru mu gitondo, tuzaba dufite amateraniro ku isaha ya 3:00 kugeza 5:00 ku masaha yo mu Rwanda. Mwese muhawe ikaze, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Imana rero ibagire neza. Reka mbabwire ngo ijoro ryiza. Bye bye, good night.